gatanu mu mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo itanu na gatanu umuja w'Imana yerekwa ko ukwizera kwagabanutse, bacitse intege, batangira gushidikanya no kwijujuta. Ibyo rero ntabwo byari gutuma Imana ikomeza kubaha imigisha. Nubwo bwose bamaze kwibutswa ayo magambo yagumye kubakomeza, bahawe imiburo, ariko no Satani zamuriza iki kintu cyo kinkunze nkunda gutsindagira cyane, numva ngomba kugarukaho cyane nkagitsindagira. Satani tureba twumva ntabwo twagombye, afite imbaraga ubwacu tutashobora gutsinda. Imbaraga zishobora kumushobora ni za Kristo. Ni ukuvuga ngo tutitabaje Kristo ngo adutsindire umubi, twe ntabwo twamwivana imbere. Nizo mpamvu nubwo baga bahawe iriya miburo bwose, ariko kugenda kudohoka kwabo, gucika intege kwabo, bagiragaho bakagera ubwo batera umugongo, umucyo w'iburahabwa, ahubwo bagatangira kwizanizaho ntekerezo. Ubwo no muri mwaka w'ukwezi kwa gatanu mu 1855 umuja w'Imana nongo abona ko rwose kwizera kwabo kwagabanutse, bacitse intege, batangira gushidikanya no kwijujuta. Ibyo rero ntabwo byari gutuma Imana ikomeza kubaha imigisha. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa, yabonye mu itorero harimo abantu bameze nka Akani, umwe wabujije ubwoko bw'Imana umugisha. Abantu batangira kudaha Imana icyubahiro, ukwikunda no kwishyira hejuru biranga imibereho yabo. Ni mu mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo itanu na gatanu. Ntabwo ryatsinda ryari ryaza, ntabwo ari batangira ntabwo y'amatsinda yari yatangira kuza, kuko amatsinda yatangiye kugaragara nayo mu 1858. Imyaka mbere ho turi muri 1855 ahangaha niho noneho ngo muri abo bantu ngo yabahaye kugaragaramo abantu bameze nka Akani. Akani yabujije ubwoko bw'Imana imigisha, kuko ubwo bari bagiye ku rugamba ngo bakabuzwa kutagira ikintu na kimwe bavanayo, we yagize cyo kuva ku munyururu wa zahabu, ngo arareba atareke ikintu nkakijyana. Ngo noneho ngo icyo yakoze yaragufasha arabijyana, abigejeje mu nkambi, kuko Imana itari kwishimira ibyo bintu bakoze. Ngo noneho baratsindwa nyine. Noneho ngo Imana yamubwiraga ati hari ikibazo kivutse. Nibwo bavuga ko ngo awitwa abantu uwo Akani n'abe bose bararimbutse, kubera ko ngo niyo bari batumye ubwoko bwose butsindwa. Ibyo rero byasabaga yuko ngo bavanwa mu bwoko bw'Imana. Icyo kigo ayo ntabwo twabijya kurira kugira ngo tubizi, ariko amateka muzasome, muzatubwira ukuntu ngo uwo Akani yabujije ubwoko bw'Imana umugisha. N'aha ngaha rero ngo hari hatangiye kuboneka abo ngabo bari gushaka kwirebera inyungu zabo. Abo ngabo bagiye gutangira, bagiye kubuza imigisha ubwoko bwose. Muri uwo mwaka yabonye marayika afite umunzani, ari gupima intekerezo z'abantu bavuga ko bakorera Imana. Abambere yaratubwiye ko ahambere twabonye ko hari umukubuzo, aho tubonye ko noneho ahanga wazanye umunzani, maze ngo umunzani wo kujya gupime uko intekerezo z'abantu bari aho bagana. Ngo maze ngo uruhande rwarimo intekerezo zerekeye ku by'isi, ibidafite akamaro, ubwibone, byagize uburemere bwinshi. Nawe intekerezo zerekeye iby'ijuru nta reme zari zifite. Maze marayika arabaza ati, aba bantu se bajya mu ijuru? Ntibishoboka, nibatihana vuba bazarimbuka.
uyu munzani tubwirwa aha ngaha ni nawo na n'ubu iki gihe nawo uri gukora, kuko ngo aho intekerezo zacu zerekeje, ibyo tugambiriye cyane mu buzima bwacu, ibyo ngibyo ngo akenshi usanga tubyerekeje ku by'isi, maze kurushaho kubyerekeza ku by'isi bigatuma hagera iki, bigatuma iby'ijuru tutabyitaho cyane. Iyo tutitaye ku by'ijuru, ni ukuvuga ngo nta mwanya mfite wo kwiga ijambo ry'Imana, nta mwanya mfite wo gukurikira ikigo rwose ngo nakirangiza. Ibi byose biri kuntesha umwanya. Uwo mwanya bigutesha, ni ukuvuga ngo biri kuntesha umwanya wo kugira ngo njye kwirebera, njye kwiganira na Satani nawe yantumyeho, abo yantumyeho ibyo binezeza byose by'isi. Intekerezo zacu igihe tuzerekeza ku by'isi, byaba ari ibyerekeranye n'ibitunezeza, byaba ari ibyerekeranye n'iby'ubutunzi n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo, ngo ibyo biba byabaye ku mugambi wa Satani. Ahubwo tukaba twagombye kugira intekerezo zacu kuzerekeza ku by'ijuru. Ayo magambo sinzi niba nanjye nayabasomera mu Gifaransa. Je vis un ange qui se tenait debout avec une balance à la main, pesant les pensées et les préoccupations du peuple de Dieu, particulièrement les jeunes. Sur un poteau se trouvaient les pensées dirigées vers le ciel et sur l'autre, celles qui étaient dirigées vers la terre. Sur ce dernier plateau, donc ce qui est dirigé sur la terre, était placée la lecture des romans, les préoccupations concernant les vêtements, la mode, la vanité, l'orgueil, etc. Oh, quel moment solennel! Les anges de Dieu tenaient leur balance et pesaient les pensées de ceux qui se disaient ses enfants et prétendre être morts au monde et vivant pour Dieu. Le plateau chargé de pensées terrestres s'abaissait rapidement. Celui où l'on mettait les pensées dirigées vers le ciel s'élevait aussi rapidement que l'autre s'abaissait. Comme il était peu chargé, je peux dire que j'ai vu, mais je ne pourrai jamais rendre la vive et solennelle impression que cela fit sur mon esprit. L'ange dit, de telles personnes pourront pénétrer dans les demeures célestes? Non, jamais. Dis-leur que leur espoir est vain et que cela ne se répandent aussitôt et périront. Témoignage volume 1, page 22. Aya magambo ari mu bihamya umuzingo wa mbere kuri page ya 22, ngo aho abona nyine uwo munzani ngo intekerezo zerekeye ku by'isi, habaga harimo izo ntekerezo zerekeye ku by'isi, bwo ku buryo by'isi batubwira harimo iki, habaga harimo ibyerekeye ibitabo basoma za romo, ibitabo bari gusoma by'isi, ibyerekeranye n'imyambaro, ibigezweho byo muri iki gihe, n'ibindi byose bidafite akamaro, ari ukwishyira hejuru n'ibindi byose, maze ngo njye biri ku munzani bigahita rwose bimanuka cyane, ngo ni ukubera ko ku rundi ruhande ahari ibitekerezo, ahari intekerezo z'iby'ijuru, kuko nta reme rihari, bigahita rwose bicurama rwose ku buryo bugaragara, aho ngaho hagatsindikwa n'ibyo by'isi cyane, maze ahagombye kuba iby'ijuru byo hakazamuka hejuru, kubera ko nta reme bihari kugira ngo nibura bimanure habe byagize nkaho bigira nibura ngo ariho haba hagera. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo uwo munzani uba ugaragaje aho abantu bashaka kwiganira ubwabo. Icyo twagomba kuzirikana rero aha ngaha, tuzirikane ko ishusho yo kwera ntabwo ishobora gukiza umuntu, kubera ko abangaba bari bafite iki, bari bafite ibyiringiro, bizera ko yenda koko ngo bashobora kuba bari mu nzira, ari abakozi b'Imana, bari mu kuri.
ubwo ntitugereranyije na bariya bandi bose bagiye bari baranze umucyo ubutumwa bw'abamarayika batatu, aba ngaba bumvaga ko nibura koko hari intambwe bateye ariyo, ariko aha ngaha tumaze kubona yuko ari uwo wafashe umukubuzo, ari uyu ufashe nanone umunzani, bose asanze nta kintu kigaragara cyatuma abantu bagumya kwitwa abana b'Imana. Ishusho rero yo kwera ntabwo ushobora gukiza, nta muntu ushobora gukiza. Mu byo dukora byose tugomba kumenya ko tuba turi gukorana na Kristo cyangwa se turi gukorana na Satani. Ibi ntabwo tubitekerezaho kenshi. Ntabwo dutekereza ko mu minota ingahe, mu minota ingahe 5 cyangwa se ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwa buri gihe bwose, mu mibereho yacu ya buri munsi, tuba turi kumwe na Kristo cyangwa tuba turi kumwe na Satani. Tuba twagomye kuba turi abakristo biyemeje cyangwa se tukaba tutarimo na gato. Ibyo ngibyo ndashaka kuvuga ya mvugo itari abantu benshi bajya gukoresha ngo ngende umukristo, ngo ariko n'ubwongo bwose na pratika, n'ubwo bwose byose nabigendamo, ariko ndi umukristo, ndi umudivantiste, ariko n'ubwo bwose umucyo wabo biriya nabyo bagira bakongera bagakabya. Ariko byo hari urugero ndiho kuko ndi umudivantiste cyangwa ndi umukristo mu bundi buryo. Ibyo ntabwo bibaho. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri abakristo biyemeje, nk'uko tubonye ririya tsinda turebye ukuntu ryagize umwiteguro uriya washyiraga mu mwaka w'1844, twabonye ukuntu ririya tsinda Imana nabwo yarishimye. Umwiteguro nk'uriya niwo dusabwa kugira ngo tubeho ko turi abagabo bahagaze mu byera by'Imana. Maze rero mu buhanuzi bwari bwaratanzwe, Imana yabwiye itorero iti iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi, none ubwo uri akazuyazi ngiye kukuruka. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 15, aya magambo abwirwa Laodikiya, ririya torero noneho ritagihagaze mu mucyo rihabwa. Iryo torero ryahawe umucyo ngo rikawirengagiza, aya magambo Kristo yabwiye ko ngo uri akazuyazi, ntabwo akonje cyangwa ntibabize, ngo noneho ngo niba atari byo murabaruka. Aya magambo yagombaga kuzirikanwa, yagomba kuzirikanwa kuko ayo magambo yari yarandikishirijwe, yanditswe mu kinyejana cya mbere, kuko Yohana yandika ibyahishuwe byari biri gushyira mu myaka y'100. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ubuhanuzi Imana yari yitanze yavuga ko iryo torero rizaba rimeze muri gihe cya nyuma. Ni ukuvuga ngo icyo gihe byari bigiye, ubuhanuzi bwari bugiye gutangira gusohora. Aya magambo rero yagombaga kuzirikanwa. Imana ishaka ko tuba abakristo nyakuri, tugahagarara mu ruhande rwa Kristo. Tugomba kuba abakristo nyakuri, tugahagarara mu ruhande rwa Kristo. Urumva hari amagambo nanone ari muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 42, aho batubwira ngo aho mugaragu aho ndi niho mugaragu wanjye nagomba ko Kristo twemeza avuga ati aho Kristo ari niho n'umugaragu yagombye kuba. Natwe niko nicyo duhamagarira. Aho rero aho itorero ryari rigiye gusorwaho n'ubuhanuzi, nk'uko Imana yari yarabitanze, yaratanze umuburo kugira ngo imbata za Kristo zibyitondere. Twibuke yuko mu byahishuwe igice cyaho cya mbere uriya murongo wa 1 kugera ku wa 3 batubwira ko
ni umuco Imana ihaye, ubutumwa Imana iha Yesu kugira ngo Yesu yereke imbata ze ibigiye kuzabaho. Mu byo yari yabwiraga bigiye kuzabaho no kuba yabwira ko n'igihe cy'akazuyazi kazabaho. Itorero ryari kiragiye ryari ribaye akazuyazi kubera ko abayobozi b'itorero bari bashyize intekerezo zabo ku by'isi kandi bagakomeza kwibwira ko bahagaze mu murimo Kristo abahamagarira. Muri uyu mwaka w'igihumbi magana ane mirongo itanu na gatanu tubona mu bihamya ko umwuka w'Imana watangiye kuva mu itorero. Mu mwaka w'igihumbi magana munane mirongo itanu na gatanu umwuka w'Imana utangira gukurwa mu itorero